mwanya tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu. Inyandiko y'uwifuza kuba umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu. Uko byose twamaze kubisuzuma babonye ko bisabwa no kubisuzuma. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umukandida wa Nyakubahwa wa Repubulika watanzwe na umuryango wa RPF Inkotanyi, twagira ngo tubashimire yuko igikorwa kigenze neza kandi tubifurize amahirwe masa. Umuhango wari uduteranirije hano ukaba urangiye.